Niba warigeze kugira ububabare bw'iryinyo ariko ntumenye impamvu yabiteye, iyi video ni iyawe. Niba warigeze kurara udasinziriye kubera ububabare bw'iryinyo ariko ukaba utazi impamvu yabyo, uretse ibyo wari urimo ubanze unkurikire maze umenye icyabiteraga. Gira ubuzima aho dukurikira umunsi ku munsi aho uherereye hirya no hino. Nizere ko umeze neza, nizere ko umwaka ukomeje kugendekera neza. Niba kandi utameze neza, ihangane kandi ukomere, ejo bizamera neza. Mbere yuko ntangira iyi video, reka mbanze nshimire umuntu wese udukurikira yaramaze gukora subscribe, yaramaze gukanda like kuri video zatambutse, waramaze kwandika igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo wifuza ko twazagusobanura ku bijyanye n'ubuzima bwo mu kanwa. Imana ibaha umugisha, mugira neza cyane kuko nimwe mudutera imbaraga mugatuma dukomeza kubategurira amasomo meza kandi y'ingenzi abafasha namwe umunsi ku munsi. Tumaze igihe rero tuvuga ku ndwara yo gucuka amenyo, tumaze igihe tuvuga byinshi birambuye ku ndwara yo gucuka amenyo abenshi mutari musanzwe muzi cyangwa mutari musobanukiwe icyo mushobora gukora. Twavuze ku bijyanye ku bintu bitera indwara yo gucuka amenyo, tuvuga icyo wakora mu gihe wayirwaye, tuvuga ese ibimenyetso by'indwara yo gucuka amenyo ni ibihe, tubabwira ndetse n'icyo wakora kugira ngo uyirinde, tubabwira n'ingaruka zishobora kukugeraho mu gihe warwaye indwara yo gucuka amenyo ntubashe kuyivuza. Abantu rero mwamaze kureba izo video zose, coup de chapeau, turabashimira cyane. Niba kandi utarazireba, ushobora gukanda kuri link iri muri comment, ukaba wabasha kureba izo video zose ugasobanukirwa byinshi kuri yo. Niba rero waramaze gukora subscribe kuri iyi channel cyangwa ukaba utarayikora, ndagusaba kugira ngo banze uyikore mbere yuko dukomeza, kugira ngo ujye ukomeza kubona video zacu ku gihe. Uyu munsi nje kukubwira ibintu utari usanzwe uzi, ibintu byakubagaho ariko ukaba utari uzi ikibitera. Nje kukubwira impamvu zishobora gutuma iryinyo rikurya kandi uburyo ubwaryo rishobora kuba ritarwaye ahubwo ari ikindi kibazo wifitiye kikaba cyatuma iryinyo rikurya. Uribaza utese izo mpamvu ni izihe? Niba nawe urimo kwibaza izo mpamvu izo arizo, kanda like kuri iyi video kugira ngo ibashe kugera ku bantu benshi bafite ikibazo kimwe n'icyawe. Mu by'ukuri kuribwa iryinyo ubwabyo ntabwo ari indwara, ahubwo ni ikimenyetso cy'indi ndwara ushobora kuba ufite, either iri mu kanwa cyangwa se ari indi ndwara y'umubiri ishobora kuba ifite aho ihuriye no mu kanwa. Hari ibintu rero by'ingenzi bigera mu 8 cyangwa 10 bishobora gutuma iryinyo rikurya kugeza naho urara udasinziriye. Ibyo bintu ni ibihe? Icya mbere, hari ugucukuka. Kuba iryinyo ryaracukutse bitewe n'ikigero rigezeho, rishobora gutuma wumva ububabare bushobora gutuma utanasinzira. Iryinyo riraryana mwa bantu mwe, uwigeze kurirwara. Niba warigeze kurwara iryinyo, andika muri comment ngo nararirwaye ryigeze kundya. Rero ufite umwobo mu ryinyo bitewe n'aho ugeze ushobora kumva ububabare, kandi uko umwobo ugenda wiyongera niko ububabare burushaho guhindura ikigero. Ikintu cya kabiri gishobora gutuma iryinyo rikurya ni ukuba ufite ubwandu mu bice bikikije iryinyo cyangwa se infection
z'ibice bikikije iryinyo, cyane cyane nk'ibibyimba cyangwa se imitsi ifatisha iryinyo mu igufwa yaratangiye kurwara igatangira kubora. Icyo gihe ushobora kumva ububabare bukabije cyane ndetse ku buryo ushobora kujya no kwa muganga usaba ko iryo ryinyo barikura. Abantu bari kudukurikira aka kanya mwicaye imbere y'umuryango wa muganga w'amenyo mutegereje kumubwira ko iryinyo riri kubarya, ndabashuje cyane. Ariko kandi ndabasaba kugira ngo mukurikire iyi video mumenye impamvu mwicaye aho ngaho. Ushaka kumenya impamvu wicaye aho ngaho imbere y'umuryango wa muganga w'amenyo utari winjiramo, kubera ko wakurikiye video zacu gusa. Ikintu cya gatatu gishobora gutuma iryinyo rikurya ni ukuvunika bitewe n'impanuka cyangwa se ubundi burwayi. Tuvuge uramutse uguye ugakubita amenyo hasi agacika, icyo gihe bitewe n'aho iryinyo ryavunikiye, iryinyo rishobora kukurya bitewe n'uko ryavunitse, bigatuma igice cy'imbere cy'iryinyo kigira aho gihurira n'umuyaga wo hanze. Ikintu cya kane gishobora gutuma iryinyo rikurya, indwara z'ibice bikikije iryinyo cyangwa ibyo bakunze kwita ifumbi. Ibyo tuzabigarukaho muri video ku buryo burambuye, kuko tuzabwira indwara ku yindi, indwara zose zo mu kanwa uhereye ku ndwara ya mbere kugeza ku ya nyuma. Indwara y'ifumbi rero nayo irimo mu ndwara tuzavugaho ku buryo burambuye, kuko indwara y'ifumbi nayo ishobora gutuma uribwa amenyo, cyane cyane abantu mukunze kujya iyo uri kuribwa iryinyo kubitewe n'ifumbi, icyo gihe ujya wumva ushaka gukoza kirida hagati y'amenyo, kandi ifumbi nayo iraryana cyane. Ikintu cya gatanu gituma iryinyo rishobora kukurya ni amenyo yaheze mu igufwa. Ya menyo atarameze ngo atunguke hejuru, ari amenyo kubera ko abasunika agapurayinga force ku yandi menyo byegeranye, bishobora gutuma ayo menyo yandi akurya, cyane cyane ko akunze kumera yitambitse, bikunze kuba kuri za muzitsa cyane, zikamera zitambitse zireba ku yandi menyo, hanyuma uko zo zapurayinga pressure kuri ya menyo yandi bigatuma iryinyo rikurya. Ibi nabyo biraryana cyane, abantu bigeze kubirwaraho buriya bafite experience bashobora kutubwira muri comment. Ikindi cya gatandatu gishobora gutuma iryinyo rikurya ni ukuba urwaye infection cyangwa se ubwandu bwo mu ndwara bwo mu myanya y'ubuhumekero, cyane cyane ku menyo yo hejuru, kubera ko aba yegereye cyane cyane amazuru. Hari rero udutsi cyangwa se espace, uduce bita sinus, iyo turwaye tukaba dufite ubwandu, icyo gihe dushobora gutuma iryinyo rikurya, cyane cyane ku bantu bakunze kurwara sinizite, bashobora guhura n'ikibazo cyo kuribwa amenyo bitewe n'aho sinizite ikigero zigezeho. Icyo gihe akaba yakumva aribwa amenyo ariko nta ryinyo rye rirwaye na rimwe, ahubwo biri guterwa n'iyo infection ziri muri sinus. Ikintu cya karindwi gituma umuntu ashobora kubabara iryinyo ni uguhekenya amenyo. Guhekenya amenyo, gukubanya amenyo yo hasi n'ayo hejuru bigahora bikubanaho, bishobora gutuma amenyo ayonga, noneho uko igice cy'inyuma kigenda gishiraho, igice cy'imbere nacyo kikagaragara mu kanwa. Icyo gihe iyo hakugiyemo ibintu ushobora kubabara bitewe n'uko guhekenya amenyo. Ikintu cya munani gituma umuntu ashobora kubabara amenyo cyangwa akaba yagira uburibwe bukabije mu menyo ni ukudahuza inzasaya neza. Kudahuza inzasaya neza bivuze ngo urwasaya rwo hejuru n'urwo hasi ntabwo bibasha guhura neza bitewe n'impamvu runaka. Ibi ngibi twarabibonye mu ngaruka zo gukuka amenyo, ko bishobora gutuma inzasaya zawe zidahura neza
cyangwa abantu bafite impingikirane batabasha guhuza amenyo neza bashobora kugira ikibazo cyo kuribwa amenyo biturutse ku kuba hano aho inzasaya zihurira hahora muri muvomo, hahora hagenda bigatuma pressure ijya ku dutsi dutwara amakuru aturutse ku bwonko aza mu menyo, bikaba byatuma y'amenyo umusaya wose ukurya bitewe n'uko za nerve, ibyo bita nerves zitwara amakuru ava mu bwonko agera ku menyo zabaye compressed cyangwa zagiyeho pressure. Ibyo ni ibintu 8 by'ingenzi bishobora gutuma ubabara amenyo kandi utayarwaye mu by'ukuri. Ibyo bintu rero byose ushobora kubyirinda biciye mu nzira zimwe twavuze ndetse n'izindi tuzavuga muri video zizaza. Nizere ko rero iyi video yabaryoheye, nizere ko mubashije gusobanukirwa ibintu byose bishobora gutuma amenyo akurya. Ikindi kintu cy'inyongera gishobora gutuma uribwa amenyo ku bagore batwite bitewe n'uko iyo umuntu amaze gusama inda habaho ihindagurika ry'imisemburo mu mubiri we. Icyo gihe iyo ufite ikibazo mu menyo wenda wari warirengagije ntuyivuze, icyo gihe noneho kubera ryahindagurika ry'imisemburo bishobora gutuma ubabara, bishobora gutuma cya kibazo gihaguruka no kikaba cyaguteza uburibwe. Naha rero dushoreje video y'uyu munsi, nizere ko waryohewe nayo. Niba waryohewe nayo kanda kuri like kandi usangize bagenzi bawe kugira ngo bamenye aho bakoshobora gukura amakuru nk'aya ngaya. Tuzabonana ubutaha muri video z'ubutaha.